ubonye uburyo vuga iryiza cyangwa se uko ubonye uburyo vuga ijambo ryiza rihesha umugisha abakumvise ndetse nawe riguhesha umugisha. Twatura ibyiza twabihawemo ubutware, twabihawemo ubushobozi bwo kwatura ibintu byiza ku buzima bwacu. Ni byinshi navuga kuri iri jambo, ariko ingamba twafata cyangwa umwanzuro ni uwo kwatura ibintu byiza tubifashijwemo n'Imana. Twitondere amagambo tuvuga. Wari uzi ko amagambo uvuga se ashobora kwica ubuzima bw'abantu benshi cyangwa ashobora gutanga ubuzima ku bantu benshi? Akagero koroheje mu Rwanda dufite urugero rugaragara buri wese azi, ni jenoside yabaye hakoreshejwe umunwa warakoreshejwe cyane. Turagushimiye Imana, turaguhimbaje, tugushimiye kuri Imana yacu kandi kuri Imana nziza wabanye natwe, duhaye kongera kubona akanya keza ko gusangira ijambo ryawe. Reka udufashe kandi icyo wagambira ugikore, tubonereze kugabura ibyanditswe byera, baryumva nabo bafashwe kandi bakire message bageneye, kandi ribe ijambo rihindura, ribe ijambo rikora imirimo n'ibitangaza mu buzima bwacu. Izina rya Yesu Kristo Umwami wacu, amen. Haleluya. Amen. Turashimira Imana yuko Imana yaturinze namwe ikabarinda. Imana yo mu ijuru ishimwe kandi ihabwe icyubahiro. Nk'uko mubizi tubagezaho ijambo ry'Imana riba riri kudufasha nka famiye yacu. Imana yo mu ijuru ishimwe kandi ihabwe icyubahiro. Twasheri akatugezaho ijambo ry'Imana riri kudufasha nka famiye yacu. Imana iduhana umugisha, ni karibu. Imana ishimwe cyane. Reka dusome ijambo ry'Imana dusanga mu Efeso igice cya 4 murongo 29, aravuga ngo ijambo ryose riteye isoni ntirigaturuke mu kanwa kanyu, ahubwo uko mubonye uburyo mujye muvuga iryiza ryose ryo gukomeza abandi kugira ngo riheshe abaryumvise umugisha. Mu kubara 14 murongo 8 aravuga ngo niba Uwiteka twishimira azatujyana muri icyo gihugu akiduhe kandi ari igihugu cy'amata n'ubuki. Icyakora ntimugomere Uwiteka kandi ntimutinye bene icyo gihugu, tuzabarya nk'imitsima ntibafite ikibakingira, kandi Uwiteka ari mu ruhande rwacu, ntimubatinye. Iteraniro ryose ritegeka ko babicisha amabuye, maze ubwiza bw'Uwiteka bubonekera Abisirayeli bose buri mu ihema ry'ibonaniro. Umutwe ukurikiyeho w'ijambo ryo ku murongo wa 11 aravuga ngo Uwiteka ategeka ko Abisirayeli bazagwa mu butayu. Intego cyangwa se insanganyamatsiko dufite iravuga ngo uko ubonye uburyo vuga iryiza cyangwa se uko ubonye uburyo vuga ijambo ryiza rihesha umugisha abakumvise ndetse nawe riguhesha umugisha. Amen. Zacu nyuma yo kubona ko amagambo cyangwa se ijambo tuvuga rigira ingaruka zikomeye, ugenzuye kabihuje n'ijambo ry'Imana, urebye no mu itangiriro ry'Imana yatangirema yaravuga ngo habeho ibi bikabaho, habeho umucyo, habeho umwijima, habeho amanywa n'ijoro, habeho inyanja n'ibindi bitandukanye. Ibyo bintu uko Imana bivugaga bikagenda bibaho. Rero irangije izirema umuntu imuhumekeramo umwuka yakoresheje irema ivuga ngo ibintu nibibeho. Bivuze ngo Imana ari haye ubushobozi umuntu bwo kuvuga nawe ibintu bikabaho. Rero tujye twitondera ibintu tuvuga, kuko nuvuga ibibi ukabyatura ukabivuga kenshi bizakubaho, nuvuga ibyiza nabyo bizakubaho. Abisirayeli tuvuze dusomye muri Mukora 14 bavuye gutata n'abatasi 12 Mose yari yohereje ngo bajye gutata Kanani, ariko 10 muri 12 bagarura inkuru y'incamugongo. Babiri bagaruka bavuga inkuru nziza irimo kwizera. Mu by'ukuri kuko sinzi niba uko umubare wenda wabavuze inkuru mbi wabaye munini, Abisirayeli bose bahise ngo bashaka gutera amabuye babandi bavuze ibyiza. Bituma Imana irakara ihita igambirira ngo kuzabatsinda mu butayu. Abisirayeli kuva muri Egiputa bajya muri Kanani ubundi ni iminsi itari myinshi, ariko bahagenze imyaka 40. Rero inshuti zacu, hari igihe ushobora kuba ufite isezerano ariko bitewe no kwizera kwawe kuri hasi, cyangwa se amagambo wavuze mabi mu nzira mu rugendo, ugasanga tunyugwa mu nzira udasohoye ku isezerano, cyangwa ugasanga utinze mu nzira. Nk'aba ari abana batindijwe nuko base babuze kwizera, birengagije cyangwa se bibagiwe imirimo Imana yagiye ikora muri Egiputa, ibyago Imana yateje, birengagiza uburyo Imana yaciye inzira mu nyanja itukura n'ibindi byinshi Imana yagiye ikora kugira ngo bayizere.
ariko still nicyo bageze hariya hantu bumvisha inkuru z'uburyo Kanani imeze, Abanaki n'ibindi, bagira ubwoba barivovota ngo baje ngo Mose yabakuye ngo muri gutangaza ngo bagwe mu butayu, ngo nta mva zari ziriyo muri Egiputa n'ibindi, ibintu bavuga ibintu bibi nyine cyane birangira biri byo bibasohoyeho. Rero nshuti yacu, natwe turakubwira twibwira, twitondera amagambo tuvuga. Wari uzi ko amagambo uvuga se ashobora kwica ubuzima bw'abantu benshi, cyangwa ashobora gutanga ubuzima ku bantu benshi? Akagero koroheje mu Rwanda dufite urugero rugaragara buri wese azi, Jenoside yabaye hakoreshejwe umunwa, warakoreshejwe cyane cyane cyane, abantu bashishikariza abandi babashyiramo imyumvire y'urwango n'ibindi byinshi n'ubwicanyi n'iki. Rero twitondera amagambo tuvuga. Nawe ubwawe ujye wiyaturaho ibintu bizima, nubwo wowe ubona nta kintu ubona gifatika kiri imbere yawe gishoboka, ariko uvuge ngo Bosco cyangwa se runaka nzabaho, uvuge ati ngiye nzabaho. Dawidi niwe wajyaga abikora neza, yari yarusobanukiwe avuga ngo Uwiteka ni mwungeri wanjye sinzakinanga, ndyamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi, agira ate Uwiteka azi ibyanjye rwose ngazagira gutya. Dawidi yaturaga ibintu byiza ku buzima bwe kuko yari yasobanukiwe imbaraga z'amagambo tuvuga. Nganda ku musozo, kugira ngo wenda dukoreshe umwanya mutoya, Abanyarwanda hari imvugo ivuga ngo imvugo nziza ni mugenzi w'Imana, kandi muri Bibiliya hari n'avuga ngo amagambo meza imvugo nziza ihosha uburakari. Twitondera amagambo tuvugana n'abo tubana, twitondera amagambo tuvugana n'abo dukorana, abo tubana, aho tunyura mu nzira n'ahandi hose. Imana idufashe. Murabizi ibintu byo kuvuma, gutongera n'ibiki byose byakorwaga mu Rwanda, sinzi niba bigikorwa, usanga yenda hari aho bikiri, ariko nabyo iyo ubajije bumva ko byakorwaga abantu bavuga amagambo mabi, batura bavuga amagambo mabi ku bantu, ugasanga birabaye. Rero twitondere ibyo tuvuga, cyane cyane ababyeyi. Umwana niyo wabona wenda hari ibyo atari gukora neza, bimuvugaho amagambo mabi ngo ntacyo azimarira, ngo ntacyo, ahubwo umwana uvuga ngo umwana wanjye uzaba ukomeye, bizagenda gutya, nubwo uri gutsindwa ariko uzavamo umuntu ukomeye, uzatsinda. Uvuga amagambo meza ahesha umugisha abayumvise, kandi nawe aguhesha umugisha. Ujye wiremamo ibyiringiro, nubwo wabona ibintu byanze, inzara iteye, intambara ije, ukabona ubukene bwaje, uburwayi bumeze nabi, wowe ujye uhorana amagambo yo kuvuga ngo nubwo bimeze gutya ariko ejo bizaba byagenze gutya, Imana iri kumwe natwe, ntacyo tuzaba. Nk'uko Yosuwa na Kalebu bavuze ngo tuzabarya nk'imitsima niba Uwiteka atwishimira. Rero Imana iduhane umugisha. Ntabwo kuvuga byinshi ari byo bituma yenda mubyumva kurushaho, ariko nizeye ko umwuka w'Imana arushaho kugenda dusobanurira iby'iri jambo, tukamenya gukoresha amagambo, tukamenya gukoresha ubushobozi Imana yaduhaye bw'ijambo neza, tutavuga ibibabwo, tuvuga ibyiza. No mu mwanya tubona ko twakabaye tuvuga ibibi, tuvuga ibyiza, kuko Yosuwa na Kalebu nabo baravuze bati ibyo bavuze nibyo, kuko hariyo abagabo banini ndetse bimeze gutya na gutya, biteye ubwoba, ariko Uwiteka niba ari kumwe natwe azaduha igihugu kandi tuzakigeramo, kandi abo bagabo tuzabarya nk'imitsima, batura ibintu byiza. Imana iduhane umugisha. Aleluya. Amen. Shari Imana imuhe umugisha, tugejejeho amagambo meza yo kutubwira ngo tuzabe twatura ibyiza, kuko ni byiza kwatura ibyiza ku buzima bwacu, kwatura ibyiza ku muryango wacu, kwatura ibyiza ku gihugu cyacu. Ni byiza kuko ubwo bushobozi Imana yarabuduhaye kugira ngo tuzabe twatura amagambo meza. Nimba ubona byacitse, nimba ubona ubuzima buri kuremerera bitewe n'uburwayi, atura ibyiza, uvuga ati ejo nzaba nakize. Ntuvuge ngo nzaba napfuye rwose, iyi ndwara iranyishe, ibiki birapfuye, biragize, turashize. Oya, ahubwo twatura ibyiza. Niko ijambo ry'Imana twabihawemo ubutware, twabihawemo ubushobozi bwo kwatura ibintu byiza ku buzima bwacu. Ni byinshi navuga kuri iri jambo, ariko ingamba twafata cyangwa umwanzuro ni uwo kwatura ibintu byiza tubifashijwemo n'Imana. Imana yo mu ijuru iduhane umugisha. Twashyira agakomeza dusengera, dusabira Imana imbaraga. Yego. Nakoze cyane, muri hangana nakoze ntarakira neza, niyo mpamvu ijwi ritameze neza cyane. N'umwana turi hafi, niyo mpamvu muri kumva amajwi, ariko twizeye ko message
Imana yatangaga yumvikanye, twese twakiriye ijambo ry'Imana kandi tugiye kurishyira mu bikorwa. Twitondere ibyo tuvuga nk'uko Yakobo yavuze ngo ujye wihutira kumva ariko utinde kuvuga kandi utinde kurakara. Yakobo nawe yarasobanukiwe icyo amagambo akora. Dusenge rero, dushime Imana, dusenge hanyuma dusoze. Turagushima Imana ko wabanye natwe, komeza kudufasha muri byose, komeza kubana natwe muri gahunda, kandi ukomeze gushyigikira n'abadukurikira basobanukirwe kandi ijambo ryawe rikora icyo ritumye muri twebwe n'abadukurikiye. Ukomeze gukora ubushake bwawe Mana. Twe turi abana batoya, ntabwo tuzi icyo gukora, ariko wowe uri Imana izi icyo gukoresha iri jambo. Bana natwe muri byose, mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu, amen. Turabakunda cyane. Bye.